Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Turabasuhuje nanone kandi tubahaye ikaze ku Buryo TV, aho udukurikiye uri hose, aho ufunguye iyi video uherereye hose, uri uw'ingenzi. Reka twongere dushimire cyane wowe wakoze subscribe ku Buryo TV. Nyamuneka nawe utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe umunsi ku wundi, ujye urushaho kubona amakuru ku gihe, ujye ubona video yose ya uploadinzwe ku Buryo TV ku gihe, uyibone mu ba mbere kuko nawe uri uw'ingenzi cyane. Guys, nkuko mubibona uyu munsi tugarutse na platform nshya yitwa Wintub. Iyi platform ni platform ukora nta gishoro bigusaba. Icyo usabwa ni ukureba video gusa, ni ukureba video zo muri iyi platform, hanyuma ugahabwa ama USDT. Ikindi ushobora gukora ni ushobora gutumira abantu mu gihe ubishoboye kugira ngo urusheho kuzamura balance yawe. Link murayisanga muri video description, hanyuma ugikanda kuri link uragira hano ukore get started. Urakora get start, hanyuma urahita ugera kuri tableau imeze itya. Ukimara kugera kuri tableau imeze itya, hano kuri rimwe urashyiraho izina ryawe rya mbere first name, hanyuma kuri kabiri last name ushyireho izina ryawe ry'iri Kristo. Guys, uko tugiye kugenda tubyuzuza nawe aba ariko ubyuzuza kugira ngo bigende neza cyane. Hanyuma kuri gatatu ushyireho birthday, itariki yawe y'amavuko cyangwa se ibiri ku irangamuntu yawe igihe wavukiye. Kuri kane urahitamo niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, male or female. Hanyuma kuri gatanu uruzuzamo address, email yawe. Urashyiramo email address yawe kuri gatanu. Kuri gatandatu urahita ucreatinga password. Hano kuri gatandatu ucreating password iri wrong cyangwa se iri very complicated, ikomeye. Ucreating password irimo inyuguti nkuru, irimo inyuguti ntoya ndetse n'imibare. Hanyuma hano kuri karindwi uraza ukore muri kano kazu wemeze nyine ko utari a robot. I'm not a robot. Numara kubyemeza urakomeza hasi nanone ahanditse create account. Ukimara kuva hano kuri karindwi urahita ugera hano ku munani ucreating account. Urakora hano handitse create account. Guys, iyi platform iririyo, nyamuneka niba ukunda utuntu twa platform, online platform, akaga platform ntikagucike kuko karatanga USDT. Icyo usabwa ni ugufungura video yaho ntirenza amasegonda 38 kugira ngo ube umaze gukorera aya mafaranga. Guys, ukimara gukora create account uragera kuri tableau iteye itya. Murabona ko kuri total views mfiteho 0, nta video n'imwe ndareba, niyo mpamvu mfiteho 0 kuri total views. Hanyuma mfite hano watch balance amadolari 5 USDT 5. Hano aya nayikaze kubera ko ninjiriye kuri link cyangwa se nakoresheje link y'uwantumiye mu kwinjira, bahita bampa 5 yibanze. Ari naho muri kubona hano hasi kuri account balance mfiteho amadolari 5. Nukoresha link cyangwa se invitation code iri muri video description, aya madolari 5 nawe urahita uyakira kuri balance yawe. Hanyuma ukomeje ukaza kumanuka ukareba hasi, niho uri busange za task cyangwa se za video uba wemerewe kureba ku munsi. Ku munsi wemerewe video 5 gusa, wemerewe gufungura utu video 5 ku munsi. Nizo task za buri munsi kuri buri wese.
hanyuma murabona utwo tuvideo notu. Video ya mbere murabona hano iyo bampaye ifite 0.61 y'idolari. Aya si amafaranga make cyane, aya ni amafaranga hafi 700 y'amanyarwanda. Video ya kabiri ifite 0.32 y'idolari. Video ya gatatu ifite 0.47 y'idolari. Video ya kane ifite 0.52 y'idolari. Hanyuma video ya gatanu ifite 0.56 y'idolari. Guys, ntabwo izi video ari uko zizahora zimeze cyangwa se ari aya madolari zizahora zifite. Buri video iba ifite amadolari runaka bitewe na nyiri video amafaranga yatanze cyangwa se yayishyizeho. Ahangaha murabona ko video zigiye zitandukanye mu gaciro, ariko amasegonda zirebwa namwe. Ahangaha urakomeza hasi, murabona ko video ya mbere maze kuyireba ya 0.56 banyeretse ko abaye successful completed, you received $0.56. Hano nakiriye 0.56 y'idolari kuri balance yanjye. Aya ngaya asanze yatanu y'ikaze bampaye. Kureba video murabona ko this video is available after 0.34 second. Hano buri video kuyireba ni amasegonda 38. Ugifungura hano video itangiye guplayinga urayireba amasegonda 38. Nashira harahita hazaho ijambo complete, ukore kuri complete hanyuma azamuke kuri balance yawe. Ahangaha murabona ko ni video ya gatatu maze kuyireba nayo abaye successful. Aya nayo nimara gukora complete arahita azamuka kuri ya balance yanjye. Aha ni gutya ukora task zo muri Wintub, ni gutya zikorwa. Ni ugufungura ka video ukakareba amasegonda 38, hanyuma balance yawe igakomeza ibyibuha cyangwa se yiyongera. Murabona ko n'iyi video ya kabiri ndayifunguye ndayirebye, soje kuyireba nakiriye 0.32 y'idolari. Guys, aya ntabwo ari amafaranga make cyane, aya ni amafaranga menshi nta kintu washoye. Icyo usabwa ari ugufungura account hanyuma ukajya ukora izi task za buri munsi, task 5 za buri munsi kugira ngo ugetinge aya mafaranga. Murabona ko ni task ya video ya mbere ifite 0.61 y'idolari nayo maze kuyibikaho. Ahangaha nawe ibingibi nta kigoye kirimo, nta mwanya munini biri bugufate gufungura account no gukora izi task. Guys, nugera hano urajya kwa turiya turongo dutatu two hejuru kugira ngo nawe ubone referral link, uri buhe inshuti zawe, uri buhe mugenzi wawe, uri buhe nawe ushaka ko akora Wintub. Uraza hano handitse my account, ukore hano handitse my account kugira ngo uhabwe link uri buhe inshuti zawe nazo zize muri Wintub. Guys, uko utumiye benshi niko balance yawe izamuka. Iyo utumiye umuntu uhabwa idolari rimwe kuri balance yawe, hanyuma we agahita yakira amadolari 5 agifungura account muri Wintub. Hano uraza handitse referral, hanyuma aba ariho ukora kugira ngo ubone link yawe. Murabona ko hari utuntu twinshi, hari home, hari my account, hari dashboard, hari referral, hari profile, hari withdraw, logout na about us. Ibi byose ni ibivugwa kuri Wintub. Urabona ko hari linye cyangwa se uburyo bwa withdraw bwo kubikuza aya mafaranga. Hano kuri referral murabona ko nge mfiteho 0, nta muntu ndatumira, mfiteho $0 kubera ko nta muri referral ndagira. Ahangaha nutumira benshi uzaba ufiteho n'amadolari menshi nayo ndetse ajye kuri balance yawe. Hano icyo uri bukore uraza ukopiye iyi link, copy this, ukopiye iyi link irajyana na invitation code zawe,
hanyuma ugende uyishyire kuri WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter n'ahandi, utumire inshuti zawe. Hano ugarutse hamwe wakoreye task, murabona ko za task 5 zo ku munsi nazisoje, aho mfiteho task 5 total view, mfiteho task 5 namaze gukora, namaze kureba video 5. Ahangaha nazibitse kuri watch balance, nari mfiteho 5 y'ikaze, murabona ko yabaye 7.48, ari nayo ari kuri account balance yanjye 7.48. Guys, amadolari 2.48 nta kintu washoye ari ukureba video gusa, ntabwo ari amafaranga make ku buryo nawe utareka kuyakorera. Aya mafaranga ni ubuntu, ntacyo ushoramo, ni for free. Niyo mpamvu nkubwira ngo nawe ukimara creating account muri Wintub, nta kindi usabwa ni ugutumira mugenzi wawe, ni ukumuhereza linki kugira ngo nawe akorere aya mafaranga for free. Guys, nibi twagiraga tubabwire kuri iyi platform ya Wintub. Tuzagaruka tubabwira cyangwa tubereka ukuntu aya mafaranga abikuzwa. Nibura nugira iminsi 30 uri guclaiminga, uri gukora izi task, uzaba umaze kugira ayo kubikuza, nawe uhite wiha umushahara wawe nta kintu washoye, ari ugufungura video gusa. Guys, Wintub irakora neza cyane, iyi platform irakora neza, nta kibazo, nta gishoro bigusaba, nta mafaranga bigusaba gushoramo. Icyo usabwa ni megabyte zawe no gukora izi task za buri munsi, no kongera balance yawe utumira abantu benshi cyane. Kora subscribe ku Buryo TV.